Burya gukura ni imitekerereze, gukura ni mu mutwe, gukura ntago ari imyaka. Ni kenshi usanga umuntu afite imyaka myinshi ariko ugasanga ntago imyaka ye igendanye n'ibitekerezo yakabaye kuba afite. Ugasanga umuntu afite nk'imyaka 35 ariko ibitekerezo bye, imitekerereze ye ugasanga ni nk'iby'umwana w'imyaka 15, 17. Cyangwa se ugasanga umuntu afite nk'imyaka 25 ariko ukabona imyitwarire ye, ibitekerezo bye ukabona ni nk'iby'umuntu, nk'iby'umusaza cyangwa umukecuru w'imyaka 55 cyangwa 60. Ugasanga arakuze mu mutwe, ugasanga ni wa muntu wakugira inama, ndetse ukabona uburyo yitwara, ukabona ibintu byose aba bifite muri control. Ibi ni ibimenyetso 20 bizakugaragaza nk'umuntu ukuze, nk'umuntu ufite ibitekerezo by'abantu bakuru. Ni ibintu bizereka abandi kutakiri umwana ndetse utiriwe unavuga. Niba utarakora subscribe hano kuri channel yanyu Ibanga Entertainment, gira vuba vuba, urimo urakererwa. Twihuse cyane, ikintu cya mbere kigaragaza ko uri umuntu mukuru ufite ibitekerezo by'abantu bakuru, imyaka iyo ariyo yose waba ufite, ni uburyo ufatamo weekend. Niba ugifata kuwa gatanu nk'umunsi wo gusohoka nijoro, ukawufata nk'umunsi w'ibirori, nk'umunsi wa night parties, ugafata weekend nk'iminsi ngo y'ibirori bya hato na hato, bimwe njya numva bavuga ngo ni ukuryoshya, ndetse ibyo ukabifata nk'ihame ko kwa gatanu na weekend muri rusange ari iminsi y'ibirori, icyo gihe menya ngo uracyafite imitekerereze iri hasi. Ubundi umuntu ufite imitekerereze y'abantu bakuru ni umuntu wasobanukiwe neza ko ubuzima buba bwiza kurushaho iyo witaye mu kuzamura imibereho yawe, mu kuzamura iterambere ryawe, aho kugira ngo uhore mu birori bya hato na hato mu ma weekend. Burya umuntu mukuru, umuntu ufite imitekerereze mizima, ahubwo aho kugira ngo ajye muri ibyo birori bya hato na hato, aho kugira ngo weekend ayifate nk'umunsi nk'iminsi y'utwo turori twa hato na hato, ahubwo afata igihe cye akaruhuka, akaruhura umubiri kugira ngo arusheho gutekereza neza. Niba koko aba amaze igihe ari mu kazi kenshi, weekend ufata umwanya wawe ukaruhuka, kuko buriya ibyo birori bya hato na hato byo mu ma weekend usanga uba uri mu miziki idunda ya hato na hato, inzoga, akavuyo kose, ibyo byose biragenda bikakunaniza mu mutwe, ugasanga ahubwo ugeze kwa mbere nta kintu kizima wasaruyemo uretse umunaniro gusa. Iki kiratugeza ku kimenyetso cya kabiri cyerekana ko uri umuntu mukuru, tutitaye ku myaka waba ufite. Umuntu mukuru arangwa buri gihe no guharanira gutuza, guceceka, aho kugira ngo yivange mu ntonganya, yivange mu mirwano, yivange muri deba zidafite ishingiro. Igihe cyose ubona bitaguhesha agaciro mu bintu by'imirwano, ibintu bya mpangara ngo uhangare, ibintu by'impaka ziri aho ngaho zidafite icyo zinjiza, ukumva uhawe amahoro no kwituriza, abantu bazakubona nk'umuntu mukuru. Abantu batitaye ku myaka uzaba ufite niyo yaba ari mikeya, bazakubona nk'umuntu ufite ibitekerezo by'abantu bakuru. Burya uko wivanga muri ibyo bintu, muri izo mpaka, muri iyo mirwano ya hato na hato, uba urimo utakaza igihe wagakoresheje utekereza, wagakoresheje ukora ibindi by'iterambere. Ndetse burya iyo wowe witurije, abandi bari muri ibyo bintu by'ihangana n'ibintu bidasobanutse, biba birimo bigufasha kumenya abo bantu neza abari bo, bikagufasha kubasoma, bikagufasha kumenya icyo bashoboye n'icyo badashoboye. Niyo mpamvu ari byiza ko wowe wituriza, wivange muri ibyo bintu bitafite akamaro. Ikimenyetso cya gatatu cyerekana ko uri umuntu ukuze, nuko burya utazategereza kuzagira ibyishimo ubikuye ku bandi, ahubwo burya umuntu mukuru asobanukirwa neza ko ibyishimo abyiha, ibyishimo biba birimo imbere muri we, ko ari wowe ufite inshingano zo kubyishakamo uko byagenda kose. Hari abantu babayeho bazi ko ibyishimo azabihabwa na mugenzi we, ibyishimo akaba bitegereje ku wundi muntu, ariko burya nutegereza yuko ibyishimo uzabikura ku wundi muntu uwo ari we wese, uzajya kubona
ni hahandi uzisanga ahubwo wababajwe kurushaho, kuko abantu burya umuntu arahinduka. Ni amakosa akomeye gutegereza cyangwa se kwitega yuko umuntu ari bugukorera ikintu cyiza, ndetse akaba ari nacyo ushingiraho uvuga ngo uyu muntu natankorera ibi bintu, uyu muntu natanshimisha, natampa ibyishimo, biraba bindangiriyeho, nta handi hantu ibyishimo ndi bubikure. Iryo ni ikosa rikomeye cyane. Ishakemo ibyishimo, kandi burya buri situwasiyo iyo ari yo yose yakubaho, jya ugerageza ushakemo ikintu gishimishije, wirememo ibyishimo. Kuko akenshi iyo ikintu kitubayeho, iyo hagize ikitubaho, duhugira ku ngaruka mbi gusa cyatugizeho, ariko burya hari igihe ushishoza neza ugasanga harimo n'ibyiza. Burya rero ntugategereze ibyishimo ku ari we wese, ibyo bizajye biba nkaho atariyo mahitamo yawe ya mbere. Amahitamo yawe ya mbere uyagire ayo kwishakamo ibyishimo bwawe. Ikintu cya kane kiranga umuntu mukuru. Umuntu mukuru ntago ajya acira imanza abandi bantu mu buryo bworoshye. Burya umuntu mukuru ni wa muntu utekereza ko iyi si iberamo ibintu byinshi kandi bitandukanye. Hari igihe nk'ikintu kiba ku muntu, wenda yabuze akazi ke, bamwirukanye, yatsinzwe mu ishuri se, yagize igihombo, mbese ibihombo byose bitandukanye. Umuntu rero udatekereza kure ahita atangira agaca imanza ati n'ubundi yari umuswa, n'ubundi ntiyarashoboye, n'ubundi nabibonaga ko bizaba, n'ibindi byinshi. Ariko ukirengagiza ko burya iyi si igira ibyayo. Hari n'igihe ku kazi ke yakoraga ibishoboka byose, ariko ya mategeko agenga isi yacu adatinya gukoresha ikimenyane, cyangwa se muri bwa buryo bavuga mu ndimi z'amahanga ngo life is not fair, ugasanga ibyo byago byamubayeho, bamwirukanye. Cyangwa se bizinesi yayikoraga rwose nta kibazo, ibintu byagendaga, ariko akantu kamwe gusa yarangayeho, kandi twese ku isi nta muntu utakwibeshya, ugasanga kamushyize hasi, ibihombo mu bucuruzi bwe bikaba birabonetse. Burya rero umuhanga ni wa wundi, umuntu ufite ibitekerezo by'abantu bakuru, ni wa wundi udahita uce urubanza, udahita ucira umuntu urubanza ngo yarangaye, ngo yabigizemo uruhare. Ahubwo mbere yo gukora ibyo akabanza akamenya ko byose bishoboka mu buzima. Ibyago bishobora kukubaho wabigizemo uruhare cyangwa se utanabigizemo uruhare, byose uwo muntu amenya yuko ari ibintu bibaho. Ikimenyetso cya gatanu tugezeho, burya umuntu mukuru, umuntu ufite ibitekerezo by'abantu bakuru, umuntu ukuze mu mutwe, ni wa muntu uzi kwakira, ni wa muntu ufite uburyo yitwara ku mijugujugu yose imutewe mu buzima. Bya bintu bikurwaza umutwe, bya bintu bikugeraho mu buzima bifite imbaraga kandi bishaka kukubabaza, ukagira uburyo ubimanaginga, ukabyakira, ntusare, ukamenya gukontorora amarangamutima yawe muri ibyo bihe urimo bitoroshye. Ibyo byose ukabikora, ukabicamo utabaye utihaye amenyo y'abasetsi. Burya ikintu kizakubwira umuntu ukiri muto mu mitekerereze nuko ikintu kizamubaho kitagenze uko yabishakaga, ugasanga ibintu byacitse, kwiyakira bikamunanira, kandi wenda rimwe na rimwe ugasanga icyo kintu nta nubwo gifite uburemere bukomeye cyane, ahubwo nuko adafite ubushobozi bwo kumva ko ubu buzima nta mpuhwe budufitiye. Burya rero umuntu mukuru we amenya kandi aba yarasobanukiwe neza icyo ubuzima ari cyo. Uyu munsi uba uri hasi, ejo ukajya hejuru, ejo bundi hasi, umunsi ukurikiyeho hejuru, gutyo gutyo. Ubuzima burasimburana ibyishimo n'umubabaro. Burya ikintu cyiza mu buzima ni ukumenya gukaruma amarangamutima yawe. Ntago ari ngombwa ngo abantu bose bamenye ibintu urimo uracamo, kuko abantu bose ntago ariko bazakwereka impuhwe. Hari n'abazamenya ibyo uri gucamo babifate nk'intsinzi yabo, mu gihe wowe bizaba bimeze nk'ibihombo byawe. Ikintu cya gatandatu kigaragaza ko ukuze tutitaye ku myaka, ni igihe uzaba ufite ikintu cyo kubabarira. Burya iyo umuntu yagukoshereje ukamuha imbabazi, ntago aba ari we ubigiriye gusa, ahubwo nawe burya uba ubyigiriye. Burya nawe uba biragufasha
bigufasha kumva utuje, hanyuma ubuzima bugakomeza, inzika ikavaho. Byaba hari nk'isomo byagusigiye, isomo ukarifata, ubundi ugakomeza ubuzima. Ndetse nabibabwiye, burya umuntu mukuru ni umuntu uba usobanukiwe ko amakosa akorwa mu buzima. Uyu munsi nagukorera ikosa, ariko nawe ejo wasanga ikosa warinkorera. Umuntu mukuru rero arangwa no kubabarira, ntatinde ku bintu, ahubwo niba hari imyanzuro wenda afata atuma atazongera kugwa muri situwasiyo nk'iyo ngiyo, agafata isomo, ubundi ubuzima bugakomeza. Ikindi cya karindwi, umuntu mukuru burya ni umuntu ureba kure, ufite imitekerereze yagutse, ndetse yajya gutekereza akagira icyo bita critical thinking, mbese agashyira mu gaciro mu bintu byose atekereza, mu bintu byose akora. Burya nujya gufata imyanzuro, nutekereza ku kintu ujya gufata imyanzuro, jya ubanza urebe ingaruka nziza gifite ubu ngubu n'ahazaza, ubundi urebe ingaruka mbi kizagira ubu ngubu ndetse n'ahazaza, hanyuma ubishyire ku munzani, ufate igihe cyawe, ubundi ufate umwanzuro uhamye. Buriya kirazira gufata umwanzuro uhubutse, kuko biragukostinga. Iyo ufashe umwanzuro uhubutse, wisanga ahubwo wangije byinshi kurushaho, ndetse ukagira ukwicuza gukomeye cyane. Ikindi kimenyetso dukurikijeho, burya umuntu mukuru ni umuntu uba ufite ubushobozi bwo kwakira, kumenya ndetse no kwemera ko abantu hari ibintu batajya bemera kimwe, hari ibintu batavugwaho rumwe. Ahangaha ni hahandi uzasanga nemera ko mfite ibitekerezo byanjye, n'undi akagira ibye, nawe ukagira ibyawe. Ntago ari ngombwa ngo tube twemera ibintu bimwe, tube dusengera mu idini rimwe, tube dufite ibitekerezo bya politike bimwe, tube dukunda bimwe. Ntago byashoboka. Umuntu mukuru ni umuntu uba abisobanukiwe neza, kandi akaba atahungabanya mugenzi we ngo nuko badafite imyumvire imwe, ngo nuko badakunda ibintu kimwe, ahubwo yubaha mugenzi we, kabone nubwo yaba hari ibintu badahuriyeho. Umuntu ufite ibitekerezo by'abantu bakuze kandi ntago ajya ahatiriza urukundo. Burya niba ukunda umuntu, ntago ari itegeko ngo nawe agukunde. Ndetse burya niba ukunda umuntu, umukunda cyane koko, akabaye uterwa ishema no kuba umukunda, ukamwifuriza ibyiza, kabone nubwo we yaba afite undi yikundira, ibyo ngibyo wowe ntago biba bikureba. Wowe urakunda, niba warabimubwiye ukabimwereka, we akaba atakwiyumvamo, ibyo ngibyo bihatiriza, kuko urukundo rujya aho rushatse. Byemere, wiyakire, ubundi wikomereza inzira zawe, kuko guhatiriza urukundo bivamo agasuzuguro, bikavamo kutiyubaha, mbese ukagaragara nkaho uri indiscipline. Nta mahame yawe ugira ugenderaho, ufatwa nk'umuntu uraho gusa. Iki nanone kikajyana n'ikintu cyo guhatiriza ubushuti. Hari umuntu usanga wiyumvamo yuko mu gihe adafite inshuti ari bibi cyane, ugasanga arikundisha ku bantu ngo abagire inshuti. Ibi ngibi nta hantu na hamwe byakugeza. Burya inshuti za nyazo zikugirira akamaro ni babandi bakwitaho, ni babandi bamenya niba wishimye cyangwa ubabaye utiriwe ubibabwira, babandi baba bagukurikiranira hafi. Ntago inshuti za nyazo ari babandi ubingingira ikintu runaka cyangwa akagira ibikubaho ntibamenye ibyo uri gucamo. Abo ngabo ntago ari za nshuti ukeneye. Reka. Ibi rero biratugeza ku kimenyetso gikurikiyeho, kandi ikimenyetso gikomeye cyane. Umuntu ukuze ntago agira ubwoba bwo kuba wenyine. Burya aho kugira ngo ube uri kumwe n'abantu batagufitiye akamaro, afazari waba uri wenyine, kuko iyo uri wenyine nibwo usobanukirwa neza imbaraga wifitemo, nibwo usobanukirwa icyo ushoboye, nibwo usobanukirwa icyo udashoboye, niho umenyera icyo guhindura n'ibyo wakwiyungura mu buzima. Mbese imbaraga zawe na weakness zawe nibwo ubimenya neza aho biherereye. Burya rero kuba uri wenyine bituma wiyinjiramo ugatekereza,
ukareba aho wavuye, ukareba aho uri, ndetse ukareba n'aho ugana ari hehe. Ndetse wisanga imyanzuro wafashe mu buzima ari imyanzuro y'akataraboneka. Ikindi kimenyetso cyerekana ko ukuze ni igihe utita ku byo abandi bantu bagutekerezaho cyangwa bakuvugaho, igihe utakibiha agaciro ahubwo ukita ku iterambere ryawe. Icyo gihe menya ngo wabaye umuntu mukuru utitaye ku myaka ufite. Kuko usanga abantu bakiri batoya, usanga abantu bataragera mu mutwe h'abantu bakuru, ikintu cyose akoze abareba ati ese abantu barambona bate, abantu baramvuga bate, ese iki kintu bari bugishime. Akirengagiza ko ari gake cyane uzasanga abantu bazishimira ibikorwa bye by'iterambere. Mu gihe cyose watangiye gutekereza ibintu bifite akamaro, watangiye kujya mu murongo w'iterambere, burya abantu bazakwishimira ni mbarwa. Burya abana rero nibo bakora ikintu bagendeye ukuntu bari bugaragare muri sosiyete. Ikindi kimenyetso kandi, burya umuntu mukuru yita cyane ku mahirwe yo kwiga ikintu, ku mahirwe yo kugira ubumenyi yiyungura, kuruta kwita kuba yatsinzwe, kuba hari ikintu kitagenze neza mu buzima bwe. Niba ugerageje ugatsindwa cyangwa se ntibigende neza, burya ikintu kizakubwira ko ukuze ni uko uhita ikintu cya mbere utekereza ari amasomo ukuyemo, ari icyo ugiye kongera, ari ubumenyi ukuyemo, noneho uburyo ugiye kubikosora, kuruta uko wita uko utsinzwe cyangwa se ko ibintu bitagenze neza. Ahubwo uhita utekereza ukavuga ngo ubutaha noneho ndakosora. Burya kandi umuntu mukuru asobanukirwa kandi akamenya ko umwanzi we wa mbere ni umuntu umuzi, ni umuntu baziranye. Mu gihe kandi umuntu uzagufasha muri rwa rwego uzaba wagiye hasi ni wa muntu utatekerezaga, ni wa muntu utanazi. Burya niko bigenda. Umuntu mukuru kandi ni wa muntu usobanukiwe neza ko akamaro azaba amaze, ikintu azaba abasha gutanga, nicyo kizagena umushahara azabona, nicyo kizagena income, nicyo kizagena icyo azinjiza. Burya ngira ngo mujya munabibona, umuntu mukuru, umuntu utekereza, abangamirwa no kuba yajya abona ibintu atabikoreye. Hahandi uzasanga iyo ariye atakoze uba ubona abifiteho ikibazo. Umuntu mukuru abitekerezaho, agasobanukirwa ko imbaraga yatanze, ikintu yakoreye, ari byo bigomba kugira ikintu bimushyirira ku meza. Ikindi kintu cy'ingenzi cyane kiranga umuntu mukuru, burya umuntu mukuru ni wa muntu uzasobanukirwa ko ibyo yakora byose, aho yajya hose, abo yaba ari kumwe nabo bose, inshuti ze zose, burya nyuma na nyuma uzisanga nta wundi muntu ufiteho gusanga, uzisanga nta wundi muntu ukwitayeho uretse umuryango wawe, uretse famiye yawe. Niyo mpamvu burya umuryango nicyo kintu cya mbere uba ugomba kwitaho. Ikindi kimenyetso, umuntu mukuru ni wa muntu uzamenya neza ko burya ubuzima bugenda neza bukaryoha kurushaho ari uko nta muntu uzi amabanga yawe y'ubuzima, nta muntu ukuziho byinshi, mbese bakubona gutyo wigendera. Kuko uko abantu bakumenyaho byinshi, uko wivuga, uko baba bagufiteho amakuru agiye atandukanye, ni nako kugusenya byoroha, kugucira imanza bikoroha. Burya iyo uri amayobera mu bantu, nta muntu wapfa kugucishamo ijisho. Ndetse burya jya umenya ngo ufite intwaro ikomeye, burya uzajya witondera kuvuga ibintu bikwerekeyeho, ntago aba ari sawa. Ikindi kintu kiranga umuntu mukuru, umuntu mukuru ntagaterwa stress n'ibintu adashobora guhindura, n'ibintu adashobora gukontorora. Umuntu mukuru ni wa muntu umenya igihe cyo kurekura ibintu bitari adafite mu biganza, bya bintu bimurenze adashobora gukontorora, akabireka bikagenda. Nicyo kikwereka umuntu mukuru. Ndetse kandi umuntu mukuru ni umuntu ni wa muntu uba ufite imbaraga zo kwakira realite, afite ubushobozi bwo kwakira ukuri, utitaye ngo ni kwiza cyangwa ni kubi, ariko ni ukuri uko byagenda kose.
umuntu mukuru kandi arangwa n'ikimenyetso cy'uko amenya igihe cya nyacyo cyo kugenda, amenya igihe cya nyacyo cyo kwigendera atarasuzugurwa. Burya iyo ubonye ahantu cyangwa se abantu batarimo baguha icyubahiro ukwiye, batarimo baguha agaciro ukwiye, umenya cya gihe cyo guhita wigendera utarasuzugurwa. Ndetse ukamenya abantu urimo ni bantu ki, ese abantu urimo bafite imitekerereze ingana gute, ese hari ikintu bakungura. Mu gihe cyose uzisanga uri mu bantu urusha imitekerereze iri hejuru, ba bantu mbese ubona nta kintu bakugezaho, menya ngo uri mu bantu batari abanyabo. Abantu ukeneye ni ba bandi ahubwo bafite icyo bakurusha, abo ngabo ni nabo bafite icyo bakugezaho. Burya kandi ikimenyetso kigaragaza umuntu mukuru, umuntu ukuze, ni ibimenyetso by'umubiri akora mu gihe ari kumwe n'abandi, cyane cyane mu gihe uvuga. Hahandi uzasanga umuntu ukiri umwana, umuntu utaraba mukuru, arangwa n'amasoni. Aba ari kuvuga ukabona ntago areba mu maso abo bari kuganira, nta cyizere yifitiye. Ariko burya umuntu mukuru niyo ari kuganira usanga yemye, atuje rwose, umubiri uri relax, adatinya guhuza amaso n'abantu mu gihe ari kubabwira, akora ibimenyetso mu gihe ari kuvuga. Kuko burya abantu basoma icyo umubiri wawe uvuze mbere y'uko bumva ijwi ryawe. Ikindi kintu kiranga ko ukuze ni imyambarire yawe bigendanye n'ahantu uri. Ntago uzaba ugiye mu bukwe ngo nurangiza wambare deshire hanyuma ngo uvuge ko uri macuwa. Oya, niba uri mu kazi jya wambara bigendanye n'akazi ukora, niba ugiye mu birori wambare bigendanye n'ibirori ugiyemo, niba uri mu rugo gutyo gutyo. Kuko burya ni ibintu bigaragaza ko uri umuntu ukuze, uri umuntu uha agaciro ahantu uri, kandi wambara bigendanye n'icyo ugamije. Niba ubutumwa hari icyo bugufashije, kanda subscribe hano kuri channel Ibanga Entertainment, nawe winjire mu muryango mugari aho twungurana ibitekerezo, aho tuvuga ku bintu bitandukanye bituma ubuzima bwacu bugenda neza umunsi ku munsi. Muri comment unyandikire, kuko burya ibitekerezo byanyu nibyo tugenderaho ukora ibiganiro. Ukore share, kuko hari umuntu ushobora kuba ubutumwa butamugezeho kandi abukeneye. Ndetse no kukamenyetso k'inzogera kugira ngo ikiganiro cyose dukoze ujye uhita ukibona mu ba mbere. Nshimira namwe mumaze gukora subscribe kandi mugenda munyandikira ibitekerezo bye bitandukanye, muri abantu b'agaciro cyane. Murakoze, reka duhure mu kiganiro gikurikiyeho. Ciao.